Bakunzi ba Iranezeza Emmy, tubahaye ikaze mwe mwese mudukurikira aho muri hose muri mu iki gihugu cy'u Rwanda, Amerika, Aziya, Oceania, Australia. Mwese tubahaye ikaze kandi tubifurije amahoro y'Imana. Tubahaye ikaze ngo mugubwe neza. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa nko mumureba imbere za kamera za Iranezeza. Ni umuntu udasanzwe, ni umuvugabutumwa, ni umuhanuzi w'Imana, kandi abantu bamusabye kenshi ngo nongere mugarure kuri kamera za Iranezeza. Nabikoze, namubazaniye. Abasuhuza shaki. Rero nyuma yaho bambwiriye ko bamwifuza, bashaka kongera kumubona, ko yabasengera, twamubazaniye kugira ngo angire atubwirize, atuganirize ku ijambo ry'Imana, kugira ngo tumenye aho ibintu biri kwerekera muri iyi minsi ya none. Murakoze cyane. Murakoze. Nk'uko benshi mutanyibuka cyangwa se munyibuka, twahuye narakoze ubukwe. Nyuma yaho ubu nkomeza kubwiriza ahandi, nkaba nongeye kongera guhuzwa namwe n'Imana. Nitwa Mukeshimana Jackie, ndi umubwirizabutumwa bwiza, nturuka i Rwamagana muri Murehe, akarere ka Rwamagana, umurenge wa Muyumbo, aho bita i Gishaka, niho ntuye hafi aho. Ndi umugore w'umugabo, nkoze mariage vuba. Murakoze. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbere yuko turiganira, tugiye kubanza duce bugufi dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana igira neza, Mana isumba byose, wera wa Isirayeli, igitare cy'amahanga, turagushimiye, turaguhimbaje muri aka kanya tugiye kumva ijambo ryawe, ko ari ryo ryarema ibi byose. Mwami, tutari twabaho, ni wowe wabanje kutumenya. Isi n'ijuru bizashira, ariko ryo rizahoraho. Ngaho dufashe Mwami muri aka kanya, udutsindira abadayimoni baza kuturogoya. Twamenye ko Satani igihugu cyo mu ijuru yakibayemo, akirwanya cyane, akarwanya n'abakijyamo. Ngaho rero Mwami, bashisha abera bawe, abantu bakiri mu byaha babivemo, kandi abantu bazinuka icyaha, kuko Mwami nta mahoro umunyabyaha, kandi ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Dufashe utuneshereze kuko uri Imana. Ganza utegeke muri uyu mwanya, uduhe kuba twagaragara nk'abana bawe batariho ikizinga, batagibweho n'urubanza muri aka kanya. Twishimire kuko uri umubyeyi mwiza. Banza ubabarira abantu ibyaha, tubabarire tweze udutunganye Mwami. Ibyo tuba twavuze tugacumura, twatekereza tugacumura, ndetse Mwami twareba tugacumura, twagenda impande zose tugacumura. Tubabarire kuko tugerageza gukora ibyiza bikatwitambika imbere. Ngaho ufasha aba bantu bagiye kumva ijambo ryawe, nanjye ufashe umpa imbaraga, kugira ngo Satani igihe nk'iki Mwami azabura abatwara. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye ko byose uri kumwe natwe Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 16 tugeze kuri 26. Dusome mu izina rya Yesu. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo na amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda.
ibimeze bityo nta mategeko abihana. Aba Kristo Yesu babamanywe kamere n'iruba n'irari byayo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirana amahari, twakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye rero gukomeza kumva icyo umwuka abwira amatorero. Batubwiye ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Imirimo ya kamere ni ibintu umuntu akora nawe akumva ko ubwe bitagakwiye gutura muri we ngo bibe byakamutegeka. Ndavuga ntimuyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Itegeko Imana yigeze yavugisha akanwa kayo, yavuze ko ari ukubaho umuntu ayobowe n'umwuka wayo wera. Umuntu akabaho ayobowe n'umwuka kuko Imana yari izi ko ari wo mumaro kuba umuntu akiri hano mu isi. Kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga. Kamere yo irarikira iby'umwuka yanga. Kamere igira rikira iby'Imana yabasha kuba yakwanga. Kuko iyi si turimo twambaye umubiri, kandi uyu mubiri twambaye uzabora. Yesu naza tuzahindurwa, yarabitubwiye ntituri bubivugeho cyane. Kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye. Cyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Mwuka w'Imana niwe ubasha kumenya, niwe ubasha kwifuza. Ibyo byose birimo bituyobora nka kamere, bikaba byakwagira byinshi byangiza, harimo n'ubugingo n'ubuzima bwacu, ndetse tugataha n'igihe kitageze. Niyo mpamvu Imana ishaka ko tuyizanira ibyo byose. Umuririmbyi wa 51 mu gushimisha yarabivuze, tuze dusange Yesu. Niyo mpamvu rero Yesu ashaka ko tumuhereza ibyo bituruhije, tumwikoreza iyo mitwaro. Niwe ubasha kuturuhura, nta wundi washobora ibyaha byacu, cyane ko niyo ubuntu uhuye nawe abikora urikanga, kwibaza ati se mbigenze ne. Rero Kristo niwe wenyine wifuza ibyaha by'abantu ngo abijugunye mu nyanja ngo ari byibagirane. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Niba abantu bayoborwa n'umwuka, aho harimo n'umugayo, cyangwa se bigaragara aba bantu Imana yakomeje kubitubwira, yarabagayaga kuko babagaho n'ubundi batayobowe n'umwuka w'Imana, bagatwarwa n'ayo mategeko. Imana igashyiraho amategeko, abantu bagatwarwa nayo, ntibakomeze kuba bakora iby'Imana ibabwira ngo ibyibabuza babyange. Cyane ko itubwira amategeko yayo ko uyishe rimwe aba yishe yose, kuko wavuze ngo ntukice n'avuze ngo ntugasambane. Reka tubyumve nanone hano hasi ku murongo wa 19 ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana. Imirimo ya kamere harimo n'ubusambanyi, ko ari cyo cyaha gikomeje kwangiza insengero z'umwuka wera w'Imana. Ugasanga imibiri y'abantu yabuze umunezero kubera ubwo busambanyi. Matayo batubwira ko tutagukwiye no kurarikirana. Kubera iki? Imana ibibona ko intangiriro y'ibyo ari no kuba umuntu yakora ahuje imibiri n'undi, atabiherewe uburenganzira n'Umwami Imana. Gusambana, gukora ibiteye isoni. Havuyeho gusambana hariho no gukora ibiteye isoni. Bakajya usanga basomana, ugasanga bambaye ubusa, nabyo biri mu bimwe bintu biteye isoni. Ugasanga mu ntuza yabo harimo imirimbo bagiye bazana, kubera icyo kintu cyo kuba umuntu yaba yarasambanye agakurikira no gukora ibiteye isoni. N'iby'isoni nke, ugasanga afite isoni nke, afite kuba yaburana nta soni. Kera abantu ngo bagiraga umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Wabonaga ko umuntu iyo yakoraga icyaha agiraga isoni nyinshi, ukabona kumva ko buri wese yakamubonye yakoze icyaha akaba yaca bugufi, atitaye amaso y'abantu ngo baramureba cyangwa bazamuseka. Cyane ko Satani arimo ajyana abantu benshi kubera asigaje igihe gito. Ngo no gusenga ibishushanyo, havuyeho no kugira isoni nke, hagiyeho no gusenga Imana itavuga. Kenshi uba usanga abantu bitwaza ngo Imana irabazi, Imana ni urukundo, ariko ugasanga nta makuru bifiteho y'ijuru. Nayo ubwayo yaravuze ngo nta kizabaho ntakimenyesheje intore zanjye zitakira ku manywa na nijoro.
kandi ngo ifura zo mu isi nizo bera bonyine yishimira. Rero Imana ihishurira umuntu w'umwera wayo. Ntabwo abantu bose ariko basenga Imana, harimo abasenga ibishushanyo bibajwe, ugasanga harimo ibiti barabyiruka inyuma ngo ni za Bikira Mariya, ugasanga babaje ibintu mu ngo zabo barabipfukamira, mbega ugasanga harimo no gusenga ibyo bishushanyo byahanzwe n'abantu, no kuroga no kwangana no gutongana. Harimo no kuroga, umuntu asenga Imana agasenga ibishushanyo yaroga kenshi tujya twumva amakuru y'ibigenda bikorwa hano ku isi, haba no mu gihugu cyacu, kumva uburozi, abantu kumva barataka uburozi. Se uburozi bukorwa na bande? Gasanga koko Imana nayo yari ibizi ko hazaba hariho no kuroga muri iyi mirimo ya kamere. No kwangana, harimo no kwangana, ugasanga inzangano zikomeje gutura mu bantu, ntibagikomeza hagati muri bo ngo bagire ubwumvikane, ahubwo haraba inzangano bitewe n'ibyo Satani yagiye ashyira mu bantu. Ugasanga harimo umuntu kuba akize cyangwa se kuba asa neza, kuba azi gukora neza, kuba afite mbese ibintu byose ugasanga inzangano ziri mu bantu. Kandi Bibiliya tubwira ngo nuko dukundane nk'uko Yesu nawe yadukunze. Ngo no gutongana, havaho inzangano, ugasanga hariho no kuba abantu batongana. Koko umuntu utumvikana na mugenzi we ashobora kuba yanamutonganya hejuru y'uko harimo kwangana. N'ishyari n'umujinya, gasanga hariho n'ishyari, umuntu aragirira undi ishyari, aricyo kiniki gifashe intera ndende. Umuntu yaba ari gutera imbere kumva undi ntazatubanaho, haje n'ibintu byo kuburana by'imitungo, ugasanga mu miryango nta bwumvikane. Kubera iki? Kubera iryo shyari, bigakurura amakimbirane, ndetse ugasanga benshi bakurijemo no kuba bakwicana cyangwa se gukora ibindi. N'umujinya, ugasanga hariho n'umujinya, ahantu haba ishyari haba n'umujinya. Buriya Kahini yica Abeli murumuna we, yari yabanje kumugirira ishyari, akurikiraho umujinya aramwica. N'amahane, hazaho n'amahane, ukaba usanga abantu barahora mu makimbirane, barahora barwana, batukana, basererezanya, ngo babyita ngo ni ukuba ngo yakomeretsa. Ariko mu by'ukuri tukwiye kwirinda ibyo byose. Niba Imana yarabitubwiye, bisaba kwirinda tukaba mu mwanya Imana dushakamo. N'ucitswe kwa kundi bagerageza gukora ibyiza akaba yaca bugufi akegera abakozi b'Imana akatura, Imana ikamweza, kuko Imana hari igihe kigera ikabona ko uwo muntu yasitaye. No kwitandukanya, harimo no kwitandukanya, ugasanga bamara kuzana amahane hakavaho na za gatanya, ugasanga abantu bitandukanije n'abandi. Sanga ngo hari abo bakwiye kubana nabo badakwiye kubana. Nega harimo nabo usanga batandukana n'Imana bakiyahura igihe kitageze kubera ayo mahane yabo, bamwe bakanapfa bakiri batoya. Ntabwo ibyo bikwiye kuba mu bantu baremwe n'Imana, ikabaha umubiri batawihaye, ikabaha umwuka batawihaye. Ngo no kwirema ibice, harimo no kwirema ibice, havuye kwitandukanya bahise birema ibice. Umwe akajya ajya ukwe ashaka. Timoteyo wa 2:3 niyo ngo bazaba ari ibyigenge. Ngo nawe bisaba rero kugira ngo tuze guhuza, ahari guhuza imitima haba Imana, haba umutekano, haba kubaho igihe kinini, ariko tutihutishije igihe cy'Imana. No kugomanwa, hariho no kugomanwa, ugasanga barimo bafite urugomo. Uri umuntu wiremye ibice utakigira aho abarizwa, cyangwa ugasanga akurikiye imyemerere mu bantu, ntakurikiye amategeko y'Imana yatubwiye hejuru. Ugasanga habayeho n'urugomo. Wajya unamubwira ati tujye gusenga, akakubwira ngo yavutse bavuga ko Yesu aje. Kuti Bibiliya zanditswe n'abantu, abavuga butumwa dutumaho nabo babikora, n'abasazi byarabacanze. Mbese ugasanga habayeho n'urwo rugomo. Nabo kubaha ntibabe bakibubaha, bo gutinya ntibabe bakibatinya. No gusinda, hakabaho no gusinda, ugasanga mu urwo rugomo
bagiye no kunywa ibintu bituma basinda, haba amagambo menshi arasindisha. Usomye muri Hose y'ibice 4 baratubwira ibisindisha 11 ibyo ari byo. Magambo menshi, hakabaho ibiyobyabwenge nabyo ubusanga bibasindisha n'ibindi, n'amarangamutima yabo kuba yagenda yambara ubusa, kuba yakwifata uko atari, nabyo bigatuma ba mu mwanya Imana itamushakamo, kandi tubwira ngo ntago turi abacu ngo twigenge. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Abantu bakora ibyo Imana yakomezaga kuyivuga nuko yabivuze mu kanya, yavuze ko ababikora nta bwami bw'Imana bateganirijwe. Birasaba rero ngo umuntu wese yitegura azi ngo igihe cy'Imana nikigera azajya mu rubanza rwayo, azajya ku ntebe gucibwa imanza. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro. Siko umuntu ategekwa kuba mu buzima afite imbuto z'umwuka, nabyo nawe bigatuma yigirira icyizere ati Imana ni umubyeyi, ntagire na kimwe yakwangiza, yazabazwa igihe cy'iteka ryose. Ibyishimo n'amahoro no kwihangana. Imbuto z'umwuka ni urukundo. Iyo ufite urukundo, hari ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite urukundo koko, niba bikora bikunze koko n'ibyishimo, ukabona n'ibyishimo biziyemo n'amahoro. Kandi koko umuntu ufite amahoro Yesu atanga ntago ari uko abisi bayatanga. Ushobora kuvuga ati nguhaye amahoro, akaba yaguha ibyo ukennye bimwe na bimwe bitewe n'uko yaguhitiyemo. No kwihangana, hakazamo no kwihangana, nabyo biri mu mbuto z'umwuka. Kandi batubwira ko abihanganye tubita abanyehirwe, kandi kwihangana bitera kunesha. No kugira neza n'ingeso nziza, akagira no kugira neza, yaba ari kumwe n'umuturanyi akaba yamufasha, imfubyi, abapfakazi, abadafite shinge na rugero. Hari n'igihe umuntu agira imiryango ariko karande yaramugize, kaba byaba ngombwa ko afashwa n'abantu Imana yagiye igirira neza. N'ingeso nziza, ufite no kugira ingeso nziza, ufite imbuto z'umwuka, ukajya ugenda ibintu byawe byose wubahisha Imana, nta kintu kibaye inzitizi cyakizanye ibisitaza mu bandi. No gukiranuka, ukabona urabikora. Ingeso nziza biziramo no gukiranuka, ukabikora ufasha ugira ariko unakiranuka. Kuko hari ibitabo bibiri Imana yatubwiye, hari igitabo cy'imirimo, hakaba n'igitabo bandikamo abana b'ubugingo. Ni bibiri biratandukanye. No kugwa neza no kwirinda, habamo no kugwa neza muri wowe, ukajya ugenda uvuga ati reka ngire neza, ejo nanjye Imana izangirira neza. No kwirinda, umuntu ugwa neza burya aba akwiye no kwirinda, kuko kenshi Satani acoshomera abakora neza, abantu bagwa neza, agakunda kubarasa imyambi, rimwe na rimwe akaba yanababuza n'ubugingo. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ibintu bimeze gutyo, izo mbuto z'umwuka, nta mategeko ahana abantu bakora uko. Nta muntu ujya uhana umuntu ukora neza, yaba mu isi cyangwa mu ijuru. Niyo bakurenganije mu isi, Imana irakurenganura. Ibyo twarabibonye, ibihamya turabifite. Twe kwifata uko tutari twenderanya kandi tugirirana amahari. Twe kujya twifata uko tutari n'ibyo Imana ishaka. Nta wundi utubereye data, nta wundi utubereye mama, kereka Imana. Tujye twifata uko turi, hatajemo ibindi bintu bigira gute byadutandukanya n'Imana. Rero murakoze, ni iri jambo ry'Imana nagira ngo mbagezeho. Butaha tuzasubira nimara kuruhuka uyu mwana namubyaye, tuzongera tubonane. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Katwongere dushime Imana ko yabanye natwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana igira neza, Mana isumba byose, wera wa Isirayeli, igitare cy'amahanga, turagushimiye, turaguhimbaje. Wabanye natwe muri uyu mwanya mu isi igoye, aho Satani ari gucoshomera Mwami intore zawe, abana bawe, agashaka kuba yabamaraho. Ariko witwa Imana uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri. Dutsindire Satani Mwami ukomeza kutunesha tugusha mu byaha, mu izina rya Yesu Kristo. Ntatinya abashumba, ntatinya Mwami Imana, umuntu wese wakwegereye agahamya
ntabwo atinya abubatsi ngo bakundanye bashakanye bari bo mwami babyikoreye nawe ukabikora. Ntacyo atinya kuko mwami yari marayika ukomeye. Tuneshereze kuko uri Imana nzima, uri Imana nziza. Turashaka ko mwami wagira ibyo usobanura haba mu gihugu cyacu cyangwa hanze, ukagira mwami byongera gushyira ku murongo, ukongera gukorera mu bana bawe ukuri kukagaragara, kukabatura imitima ya benshi, abantu bakemera guhabwa ijuru nk'uko wabemereye ubugingo. Ngaho ganza tegeka kubwira ijambo ryawe. Urakoze Yesu, amen.